Mwaramukanya amahoro, nshuti y'Imana, Yesu aguhe imigisha. Igitondo nk'iki dushimiye Imana n'umugisha tugize kuba tugiye kongera kumva icyo Imana itubwira muri iki gitondo mu ijambo ryayo. Mbere yo kumva icyo Imana itubwira muri iri jambo, reka mbere yaho gato dusenge, hanyuma twumve icyo ijambo ritubwiye rituyobore uyu munsi wose. Imana ikomeye, tugushimiye ko ugira neza, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, biri mu isi byose ni wowe wabiremye, ndetse natwe ubwacu turi ibiremwa byawe, waturemeye kuguhimbaza ndetse no kuguhesha icyubahiro kugira ngo izina ryawe rishimwe, ngo tujye tugushima. Ntuhabwe icyubahiro Uwiteka. Rero uyu mwanya uduhaye uyu munsi mushya, igitondo nk'iki turagushimiye kuko wera. Igitondo nk'iki turi imbere yawe n'udutunganye kandi tugize umugisha wo kugira ngo twumve icyo uvugana natwe muri iki gitondo. Iri jambo reka ryubake imitima yacu, ubugingo bwacu buhemburwe nawe, bisenye ibya kamere maze hubakwe iby'ubugingo, byubatswe n'umwami wacu Yesu Kristo. Turasabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri muri Timoteyo wa kabiri, mirongo 24 na 25. Ijambo ryatubwiye ngo, ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiye kugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro kugira ijambo iduhaye. Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko, ariko kuri mirongo ku gice cya kabiri ku mirongo 24 na 25 twumvise iri jambo icyo ritubwiye. Navuga nti, mugenzi ugana mu ijuru, ujye uhuguza ubugwaneza bene so, amakuru y'ubwami bw'Imana uzibwishimira. Ahari abazemera bazabona iyi mpano y'ubugingo kubwo kwizera Yesu Kristo, niba mwizera bakamwakira muri bo. Nawe utanga umusanzu ko Yesu yaravuze ngo mugende mubwire abantu bose bari mu isi, abazemera bazakizwa. Rero uzumva ubutumwa bwiza azakizwa nabwo, uzizera Kristo azamuhesha kubona ubugingo buhoraho. Rero bene data, reka twemere ko ibyo dusabye Imana ibiduhaye. Twemere guhuguza bene data ubugwaneza, maze nabo uko babona imbuto zacu nziza bizarushaho gutuma nabo bihana, nabo bizere Kristo, bamwiringire nk'umwami wabo, bihane, bamenye ukuri. Imana ishimwe cyane. Ibi tubisabye Kristo kugira ngo abiduhe n'abera bose. Umwami Imana ikomeye aganze muri twe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gira umunsi mwiza, akazi keza. Uwiteka Imana aguhire, ahaze imirimo y'amaboko yawe, kandi aguhaze ubugwaneza, aguhaze imigisha n'ineza yiwe mu byo ukora byose. Uhahe uronke, Imana ikugwize ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.